Inshuti za Lorenzo Info muri bazi impamvu ncanye itara kaza imbere ya kamera aya masaha nukugira ngo mbabwire ibintu bikomeye bimeze neza mu makipe yanyu mukunda Banyarwandakazi. Ndabihera he ko mfite ekipe ya APR FC nkagira n'ikipe ya Rayon Sport Murera. Murabizi ko ngiye mfata amakipe yombi. Amakuru arimo nkayavuga. Ngiye kubabwira ibintu biremereye biri mu makipe yombi, maze iminsi vuga ko ekipe y'igihugu cyane ariko nta bintu bya Ani Elija bigarukaho. Ndagaruka ku makipe mukunda mwihebeye. Niyemeje ko nzajya mbaha updates mu makipe mukunda APR FC, Rayon, Kiyovu nashangarukira aho ngaho. Nandi makipe ariko ibindi bintu birimo nkabivuga. Nk'ikipe ya Gorira n'ibifite abantu bayikunda, umutoza Eva Jacqueline Nayer tamaze gutandukana nyuma y'amezi 3 ayitoza, yayigumishije mu cyiciro cya mbere cy'umupira w'amaguru mu Rwanda Premier League, ariko amafaranga yabasabaga kugira ngo yongere amasezerano donc agumane nayo indi sezo ntabwo Gorira yashobora kuyafodinga. Eva Jacqueline Nayer yabashimiye cyane ndetse agera hashimira n'uwitwa Fata ku mavuta. Eva Jacqueline Nayer ni umujamani, umuntu n'umupampe nyine, umuntu ushimira ngo ndashimira Fata ku mavuta. That is unbelievable. Ndahera muri ekipe ya Rayon Sport nkomereze muri ekipe ya APR FC. Gute? Ekipe ya Rayon Sport mfite transfer zivugwamo abakinnyi batatu bakomeye muzi, ariko ndababwira ibyabo n'imibare bisaba kugira ngo abakinnyi Rayon Sport ibabone. Impamvu Rayon Sport igomba kugura abakinnyi bakomeye nuko ariyo kipe ya mbere ya hano mu Rwanda, ikipe ya mbere y'umupira w'amaguru izakinira muri Stade Amahoro nshya. Stade Amahoro mbibutse ibintu bya mbere izaberamo itariki 4 z'ukwezi kwa karindwi. Stade Amahoro izakira umunsi wo kwibohora kw'Abanyarwanda, liberation, kwibohora kw'Abanyarwanda. Itariki 4 z'ukwezi kwa karindwi nibwo u Rwanda rwabohowe n'inkotanyi. Ibyo turabijyanamo neza cyane. All right? Iyo event nirangira, murabizi ko itariki 15 z'uku kwezi kwa karindwi n'ubundi uko ndimo kuvuga harimo amatora y'umukuru w'igihugu, perezida wa Repubulika, n'amatora y'inteko. Amatora narangira hazacamo ngira ngo nk'icyumweru cyangwa se 2 ntabwo mbizi neza, ukurahira k'umukuru w'igihugu murabizi ko kubera muri Stade Amahoro. Kurahira k'umukuru w'igihugu yatumiye abaperezida batandukanye muri Afrika, ewana biburaye abagarira ibihugu byabo mu Rwanda. Iyo nayo ni event ya kabiri izabera muri Stade Amahoro. Event ya gatatu désormais, event ya gatatu izabera muri Stade Amahoro izaba ari umupira w'amaguru, kandi izahuza ekipe ya Rayon Sport n'ikipe bazatumira kuri Rayon Day. Aba Rayon muzuzura Stade Amahoro ari mwe kipe ya mbere igiyemo. Ni ibintu biri kazima confirmé, ni ibintu navuga ko rwose uko bitondetse biragoye ko hari ikizahinduka. Murabizi n'ubwo n'umunyamakuru w'imikino ngira n'akayiheho ka politique. Murabizi ko ngiriyo common sense ya politique. Hari ibintu bya politique byinshi mbanzi nuko nakunda kubyinjiramo, ariko ni njya muri retirement ngize nk'imyaka nka 50 ntabwo nzaba nkivuga ibintu bya Murera gusa na IPR. Shobora kuzagira ntiyamarizaho ko umudepite nyuma nkaba nk'umusenateri, you know, ibintu bikagenda neza. Mfite akayihayiho ka politique, ibyo n'urucabana. Ekipe ya mbere izakina muri Stade Amahoro ni ekipe ya Rayon Sport n'abafana bayo, n'ikipe izatumirwa kuri Rayon Day. Match ya kabiri izaberamo izaba ari Super Coupe, ekipe ya Police FC n'ikipe ya APR FC. Abafana ba APR FC namwe muzagira amahirwe yo kujya kuza Stade Amahoro nanone. You get the vibe? You get the vibe? Mugomba kugura abakinnyi bakomeye mwa makipe mwe kugira ngo Stade Amahoro muzatanga ibirori abafana bishime babone umupira umeze neza. Bityo rero niyo mpamvu ekipe ya Rayon Sport ibintu bikomeye cyane. Ntabwo mpera mu bakinnyi inkuru, ndagaruka kuri dossier namenye Patrick ni Secretary General cyangwa se umunyamabanga mukuru w'ikipe ya Rayon Sport. Murimo kumva amakuru avuga ngo namenye Patrick ntazakomezanya na Rayon Sport, ngo namenye Patrick azirukanwa, ngo namenye Patrick arasezeye. Byagenze gute? Tega amatwi wumve
ubeho. Well, kubera impamvu nyinshi zibyaranze namenye Patrick kuri ingoma ya Jean Fidel, byagezaho abafatanyabikorwa bakuru b'ikipe ya Rayon Sport badatangira kumureba neza. Skoro yamushinje ibintu byinshi, harimo kugurira Rayon Sport abakinnyi batameze neza n'ibintu bijyanye n'injyawuro. Abantu bo muri Kwesa Collection ntibishimiye imikoranire yabo. Of course imikoranire yabo na Rayon Sport imeze neza, ariko ibinyuze muri namenye Patrick byabayemo amananiza n'imbogamizi bitari ngombwa. Ntabwo ndi bugari ko byose, ariko mwagiye mwumva uburyo ki nko mwigenda rya Joachim Ojera namenye Patrick ngo ntabwo yakoze ibishoboka byose ngo Ojera hagume. Byarashobokaga cyane ko Joachim Ojera aguma muri equipe ya Rayon Sport. Ubwo umukinnyi witwa Musa Esenu yagendaga, namenye Patrick ngo yabigizemo uruhare rukomeye cyane. Yizeza abayobozi ba Rayon Sport bakuru n'abayobozi bo muri Skol ko azakora ibishoboka byose afatanyije na Mohamed Wade bakazana abakinnyi bakomeye kurushaho. Uza abakinnyi bazanye namenye Patrick na Mohamed Wade baragiye baterura abafana bonaga bitango n'abakarani, like you know abakinnyi bazaniye Rayon Sport na Kasamutwe. Bazanye uwo bita Arseni Kamara Agogo, yaje yambaye jezi ya Chicago Bulls iciye amaboko ubona kabisa ari nk'abacuzi, wahita kubona ko atazigera akina umupira w'amaguru. Aragenda azana uwo bita Aaron Paul Gomis, nawe nuko wabona ko atazakina umupira w'amaguru pe. Ngaba bakinnyi yasimbuje Joachim Ojera na Musa Esenu namenye Patrick. Muri icyo gihe ariko Rayon Sport yifuzaga kugura uwitwa Ani Elijah mu kwezi kwa mbere, nabwo abo ngabo baje. Namenye Patrick yabashije kumvisha ubuyobozi bwa Rayon Sport na Skol ko Ani Elijah atari ingenzi, atari kamara, afite abandi bakinnyi b'amajigo baturutse muri West Africa. Ibyo ntabwo byishimiwe. Kuva icyo gihe uruganda rwa Skol rwaramukarabye pe. Mwarabibonye ko abarebwa bajyaga Inyanza amafani Krebe na perezida wa Rayon Sport. Mwarabibonye ko namenye Patrick atigeze ajyayo, yego ntabwo yagiyeyo. Namenye Patrick ntari mu bantu bagiye Inyanza. Byahwihwishwe ko abayobozi ba Rayon Sport bakuru n'abayobozi bo muri Skol bashinzwe iyo mikoranire ya Rayon Sport na Skol baganiye basa nabemeza ko namenye Patrick atazaba ari SG wa Rayon Sport umwaka utaha imikino. Barashaka umesiji umeze gute? Of course barashaka umuntu wize ariko udashobora kwaka n'injyawuro, donc ufite amafaranga umeze neza. Babyumvikana? Umuntu ufite ubwatsi umeze neza bashaka injyawuro, ariko wanize kandi umenyereye icyo bita management y'umupira w'amaguru. Namenye Patrick ngo yari umuhanga, ariko akaba umuhanga mu bintu bijyanye n'ibintu by'ubucungamari n'imikoranire y'amakampani n'ibintu nk'ibyo, ariko ibijyanye n'umupira niho Rayon Sport yaguye. Ariko ibaze duo ya President Jean Fidel utaruzi ibintu by'umupira na namenye Patrick utazi ibintu by'umupira, ntaho byabaye ko perezida w'ikipe batazi umupira na SG ngo batazi umupira. Niyo mpamvu Skol ivuga ngo President Jean Fidel ukeneye umuntu ku iruhande rwawe mu SG uzi umupira, ushobora gukorana n'aba agents mu mupira, ushobora gukorana na sport agencies, ushobora gukorana n'ama managers, ushobora kuganira n'umutoza kumva the idea icyo ateganya gukora n'icyo ashaka gukora. Kubera ko rero ari ibintu bimaze igihe kirekire bivugwa biriho, namenye Patrick amakuru avuga ko mbere yuko ajya kwiruhukira i Burayi, ariko ngo yaragarutse, ngo yasize yanditse ibaruwa yo gusezera kwegura ku SG bwa Rayon Sport kana nakazi gahemberwa, ariko ibaruwa ntarayitanga. Arimo arapima ikirere aho byerekeza, ariko ntarayitanga, ariko azayitanga tu.
ewana ibintu byarakomeye cyane. Barakubwira ngo ubwo Yameni Zerifani yagendaga, alright, uwitwa Mohamed Wade wari umwungirije akazamurwa akagira umutoza mukuru, cyari igitekerezo cyanamenye Patrick. Wade wahembwaga miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda yagiye kuri miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda, yahembwaga 1,500, arazamuka ajya kuri 3, yego. Muri ize 3 rero izi kabakabamo nk'ibihumbi 700, bivugwa ko byajyaga ku mufuka wa namenye Patrick bivuye kwa Wade. Urumva kuzamuramo Wade bahita bashaka umutoza mukuru, muzika abantu bose babyinuye bavuga ati Rayon Sport ni ikipe ikomeye, niba umutoza mukuru agiye hagomba kuza undi mutoza mukuru ufite sense. Arabizi ko azagenda namenye Patrick, ibarongo yamaze kuyandika, ibintu ngo bimeze neza cyane. Rayon Sport mu bintu igiye gushaka byihutirwa harimo no gushaka secretary general. Abareyo mumbwire hasi muri commentaire mutekereza ko ari inde muntu uzi ubwenge, uzi umupira, ariko ufite n'amafaranga. Ritade ntagomba kuba azengurutswe n'abantu badafite amafaranga. Wenda Ngabo Robeni twakwihangana, n'umunyamakuru cyangwa umwana muto, bari abaderife twakwihangana, n'abana bato n'abamatici, n'abariya wenda bamuhawe n'Imana Claude, ariko SG agomba kuba ari umuntu uri ku rwego rwiza, agomba kuba ameze neza. Muratekereza uko muziranye mwabareyo ari inde ugomba kuba SG mushya w'ikipe ya Rayon Sport? Ushobora kuganira n'umutoza bakumvikana, ushobora kuganira n'aba agents y'umupira bakumvikana, ushobora kuganira n'abakinnyi bakumvikana. Izo raporo akazihereza perezida wa Rayon Sport, n'abari Jean Fidel cyangwa se uzaza, I don't care, ariko akamuha raporo yuzuye imeze neza. Transfer rero mu bakinnyi Rayon Sport irimo kwirukanka, ndakubwiza ukuri, Rayon Sport iruka ku bakinnyi babataka bashaka batahizamu, ibaba bawinga ndetse na batahizamu, ariko nanone n'umuplaymaker, wa mukinnyi usabaganya hagati mu kibuga. Rayon Sport yabonye ko igihe yabuze Ruvumbu yabuze ikintu kinini, wa mukinnyi ugira ki. Bwa mbere nabwiye umwana bita Hakim Hamisi wo muri Gasogi, uwo yazamo yabanza hanze ariko azaza. Nababwiye ko uwo bita kapiteni Muhire Kevin bakunda kwita Runi, Muhire Kevin aremera kongera amasezerano, hari ikibazo cy'amafaranga gusa, kumvikana Jean Fidel ngo tuzaguha ngahe, cyane ko ari Jean Fidel na bagenzi be bayoboranye biyemeje kumugura. Ni Jean Fidel bavuga ko ari Jean Fidel gusa, arasaba miliyoni 60, Jean Fidel aramuha miliyoni 40, bashobora gurira muri miliyoni 50. Kapiteni Muhire Kevin akongera amasezerano y'imyaka 2, ari kapiteni w'ikipe ya Murera. Ariko ibyo ntibabuza gushaka undi mukinnyi wo hagati mu kibuga kandi mwiza. Uribaza ngo ninde? Umuzamu w'ikipe ya Musanze FC ntabwo Rayon Sport igiye kumugura, n'umukinnyi w'ikipe y'igihugu ya Gambia. Uyu muzamu Gambia murazi ko ari mu majyepfo ya Afrika, afite connection zikomeye muri South Africa. Atekereza ko nanasoza kariyeri yo gukina umupira ashobora kuzasoreza mu Rwanda cyangwa se wenda handi, azahita ajya mu cyo bita football agency. Ari mu bantu baranga abakinnyi pe. Yazaniye Musanze FC umukinnyi wa Kasamutwe ukina hagati mu kibuga no ku mpande mu gihe baye ngombwa, style ya ba Muhajiri ariko we wihuta ibava, ushobora gukinira umwanya wa Ruvumbu akanahengekwa ku ruhande kuko Muhajiri bigenda. Bamwita Letabo Mataba, imyaka 27 kandi ataponyoye pe, bona ko ari ya nyayo. Uyu mukinnyi Murera imukurikirana kuva mu kwezi kwa mbere, yaramubonye akina. Letabo Mataba yazonze Rayon Sport igihe kirekire muri sezo. Rayon Sport irimo irakipinga icyo bita tabs kuri uyu mukinnyi witwa Letabo Mataba. Ni umukinnyi mwiza cyane. Rayon Sport ntabwo yasinyisha Muhajiri, musinyishe Letabo, musinyishe no bita Muhire Kevin ndetse na Hakim Hamisi. Ariko niburi shobora kubonamo babiri, shobora kubonamo nka Letabo Mataba na Keva kongera,
cyangwa se ikabonamo Muhajiri na Keve, cyangwa se ikabonamo Muhajiri na Letabo. Ariko muri abakinnyi babiri Rayon Sport izabonamo umukinnyi umwe w'ingenzi cyane. Undi mukinnyi Rayon Sport yakaniye ivuga ngo ntitwagendera kuri Kanamugire Roger deep 6 muri midfield hagati mu kibuga, ntabwo bikunda. Kanamugire Roger ntabwo igikombe cya champion period. N'umukinnyi mwiza ariko wa Etoile de l'Est, wa Bugesera, maybe wa Etincelle, pourquoi pas wa Marine FC, ariko ntabwo ari umukinnyi mwiza wa Rayon Sport. Uwo bita Niyonzima Olivier Seif Kamba na Rohoni, uyu mukinnyi Rayon Sport iramushaka kandi biri seriye. Tubona ibya bindi ngo bya Lorenzo nguzana ngo fake, no. Rayon Sport iramushaka, bazamuhereza kontra y'imyaka 2 nawe ntabwo ashaje. Nairobi ntabwo ashaje. Kontra y'imyaka 2 azafata miliyoni 20 zonyine ajye muri la mediane ya Rayon Sport. Ndimo ndareba nk'iyo mediane irimo Niyonzima Olivier Seif, ikaba irimo Letabo Mataba na Muhire Keve. Suwe baba we bro, mu myaka inishize hano mu Rwanda nta mediane iryoshye nk'iyo yabayeho. Ndimo ndareba icyo bita qualité technique, ziriya passe funga rumwe tanga passe bya Seif, funga rumwe tanga passe. N'abakasiri bakina n'abakasiri bakina umupira, niba Busquets funga baro tanga passe, funga baro tanga passe, ntabwo yigora. No muri equipe y'igihugu murabona ko wo bita Seif ari umukinnyi mwiza cyane kandi ntabwo ashaje. Nairobi ameze neza cyane, akaba afite imbere ye Muhire Keve n'uwo bita Letabo Mataba. Nushake ntubone Letabo ubone Muhajiri, Muhire Keve na Muhajiri aho hagati. Suwe, I am telling you the truth, mediane yabiryoshye sana. Izo ni transfer nibanzo muri equipe ya Murera kandi ziri navuga ziri namakuru ari authentique, namakuru ya nyayo kabisa. Banaganire n'aba agents, banaganire n'abakinnyi ubwabo, banaganire n'inzego. Niyo idea iri muri equipe ya Rayon Sport. Ntabwo bagura abakinnyi abanyamahanga benshi kubera ko ntabwo bazanasohoka, ariko abanyarwanda beza nibura bazaba bafite. Abanyamahanga ni 3 b'imbere, umuwinga y'uburyo w'ibumoso ndetse na utayizamu na abanyamahanga n'urucabana, n'umuzamu n'umunyamahanga n'urucabana. Transfer zo muri Murera ziya zirangira, ziracyaha n'izindi nyinshi. Nkubwira Letabo Mataba, ngaruka kuri Muhire Keve, nkubwira n'uwo bita Niyonzima Olivier Seif akunda kwita Nairobi, Kamba na Roho, ibintu byose. Equipe ya APR Football Club, ejo nakubwiye umutoza w'umunya-Espagne barimo kuganira, maraganira n'ikipe ya APR FC, bamwita Ortiz Lopez. Uyu Ortiz Lopez hifuzwa na APR FC gusa, anifuzwa n'ikipe yitwa Vipers yo mu gihugu cya Uganda. Ariko ku makuru mfite APR ntiyahanganira umutoza na Vipers. APR ni ikipe iri ku indi class cyane, ni ikipe y'ingabo z'igihugu bro. Ntabwo ari ikipe ibonetse yari yose, ntabwo ari Kiyovu, ntabwo ari AS Kigali non plus, ntabwo ari Police FC. Oya, ni ikipe ikomeye cyane. Turajyana ikipe ikomeye. APR FC umva igitekerezo bafite cyuko bakubaka attaque yabo sezo itaha. Attaque sezo itaha. Equipe yitwa APR FC ifite igitekerezo cyo kubaka equipe imeze gutya, ndavuga ku busatirizi gusa, hani nzagarukaho mu gihe kiri imbere. Equipe ya APR FC ishaka kubaka equipe izatakisha abawinga. APR FC ubwo butatu butagatifu bwataka, umva ukuntu bizabiteye. Igitekerezo ni ugukoresha abarutayizamu babiri basatira batahizamu, umwe akina mu bitugu by'undi. Hari rutayizamu ugira imbaraga zo kubyiga no kwaka baro no kwitanga, yabona space akagushota akagutsinda, ariko yabura space agaha mugenzi we. Igitekerezo cya PRS no kugumana Victor Mboma Chukwemeka akahaguma, ariko bagasinyisha n'uwo bita Ani
Elijah imyaka 2 kuri miliyoni 20 n'amafaranga make cyane azakina nk'umunyarwanda kubona umukinnyi witwa umunyarwanda ugukinira hari imbere bari sawa cyane yamaze kubona ubwene gihugu afite passport afite indangamuntu wa Elijah baravuga ngo ibitego 15 bya Victor Mbawoma na 15 bya Ani Elijah championnat n'urucabana kandi ngo bazatsinda byinshi kurushaho bakina na gutyo kandi urebye muri physionomie imikinire nk'iyo niko bigenda gukina ufite umukinnyi usa nkaho gufasha n'abari nka rutayizamu ariko asa n'ukina inyuma agukinira Ani Elijah azakinira Victor Mbawoma ni box poacher n'umukinnyi wo muri box mu gihe wowe tani Elijah ari all around player like ashobora kwambura imipira akadiribura arihuta cyane nubwo afite imbaraga kandi afite imbaraga nyinshi biragoye kubona umudefenseur wamuhagaze imbere biragoye cyane asunikira Victor Mbawoma hariya Mbawoma nafata baro ariko pera n'umutwe amusunikira avunderezamo I swear to God yina taki komeye pe valide sino mu Rwanda gusa ku ruhando rya Afrika buri yari kintu abantu bajye yibeshaho mana bakora amakosa ngwane Elijah ngo mukinyi uvuye muri Bugesera kweri ngo nuje kwatakira pe bullshit bro man Ani Elijah akiniye amakipe akomeye muri Nigeria kuva yatangira kariyeri ye nejo bundi umwana muto w'imyaka 24 higeze akinira ikipe idakomeye ni za Ruby Stars ni za Rivers n'amakipe akomeye hariya turajyana nubundi na hantu APRFC ajya kugura umukinnyi kandi akaza yitwa ngo nimbundi remereye cyane ariko kubera ko MFA yamuzanye muri Bugesera ushobora gutekereza ko atari umukinnyi mwiza umukinnyi mubi ntatsinda ibitego 15 muri champion ntibishoboka ntibibaho Kanyarwanda zitsinda bingahe bakwitonda reba kandi batakase tubakina ku mpande sawa winga tsinda bingahe barafinda tsinda bingahe hogosha amahanga tsinda bingahe uko rero igitekerezo kimeze APR ashaka kuzagikinisha irashaka kuzagikina 4-2-3-1 APRFC iri mu biganiro na Bernard Morrison afite imyaka 31 n'umunyegana akinira ikipe ya Farelaba yageze ikibazo cy'imvune muri isize ariko ubu ngo arakiza ameze neza n'umukinnyi ushobora gukora nka backup yabanzamo kuri match zikomeye cyangwa se match isanzwe akaza asimbura ariko ni experience y'ingenzi cyane baratekereza ko impande za APR zaguma ari za zindi zirimo barafinda azasa nkasimbuye na kwitonda Rebaka nawe asa nkasimbuye ariko izo mpande bakazishakira abakiriya abanyamahanga beza biruka kandi batsinda ibitego cyazo cy'abayenga mu Rwanda ntibatsinda ibitego niba uri umuwinga akina imikino 30 utatsinda ibitego 10 ntabwo ukomeye ubwo ndabwira barafinda habwira na kwitonda Rebaka n'abandi bawinga mu Rwanda nyine umuwinga udatsinda ibitego 10 muri championnat yose ataravunitse igihe kirekire haga bakomeye pe APR ashaka wenga abanyamahanga babiri harimo Bernard Morrison uca kuri 11 bazashaka nimero 7 kwitonda Rebaka zicara turajyana neza hanyuma uwo bita Ani Elijah kine ku 10 akina mu bitugu bya Victor Mbawoma Chukwemeka APR iratekereza ko mediane yayihagije nubwo yitwa Tadeo Rwanga agiye kugenda ariko baratekereza ko bafite Rubone kumaze kuba macua bakagira na Pichu iyo ni mediane yuzuye bakagira baraturo b'inyuma beza umborenga afite inazagumamo na Christian zagumamo n'abadefenseur babiri beza APR zaguma umudefenseur umunyamahanga wo gupairinga kuri inde wo gupairinga kuri Nije na Clement indi ide iri hagati mu kibuga aravuga ngo iyo mediane wayumva nk'ari mediane wende utakoresha sezo yose ya Pichu ndetse na Ruboneka ariko barashaka kuramforosa bakamanuramo bita mugira neza Frodouari wa Kiyovu mugira neza Frodouari wande wa Kiyovu Sport hari urambwira ngo iyo mediane izaba ari mbiguta uwo yaba ari umusimbura Ruboneka atameze neza Frodouari agakina Pichu atameze neza Frodouari agakina iyo si mediane yabikomeye ariko ibyo byose APR iraza kubanza kubona umutoza udafite umutoza wibaka byose ubakira ku musenyi kandi umutoza wa PRFC ngo azaza bitarenze ukwezi kwa 7 kwa 5 kugiye kurangira
ukwa gatandatu ni gukora amadeal y'abakinnyi n'abatoza, ariko bazaba baratangaje umutoza mu kwezi kwa karindwi, bazaba bamaze kumutangaza, ariko nyine barimo kumvikana nawe azanafasha muri transfer. Urabona ko APR igira ubwiru, ugira uburyo idatangaza ibintu byayo hakiri kare, ariko umutoza ukwa karindwi kuzajya ari mu Rwanda, ari Nyarugenge, atangira pre-season, anitegura umukino wa Super Coupe. APR FC n'ikipe ya Police Football Club. Hanyuma kandi namenye ko ikipe ya APR FC izakina imikino ya Sekafa, uwo mutoza anejyana no muri Sekafa, turajyanamo neza. Alright, urumva ko ibintu bimeze neza. Abanyarwandakazi, inshuti za Lorenzo M4, ngiyo Rayon Sport, ngiyo APR FC. Ejo ndagaruka ngutamo kubwira amakuru aremereye cyane muri abakipe yombi. Hari funu ziremereye, hari transfer nimo gukurikirana igomba kuvana uwo bita Richard Bazombo wa Kirongozi w'Umurundi, akava muri Kiyovu akagaruka muri Rayon, kubera ko n'undi yaje mu Rwanda aje gusinyira Rayon. Kiyovu Sport itera gapapu aragenda ku mafaranga make cyane. Uyu muhinga mwabonye we kasamu tkurenze, Rayon Sport ishobora kumubona ku mafaranga make cyane. Ndacyabikurikirana, nzabikonfirma ku munsi w'ejo maze kubaza abantu banjye bampereza amakuru ya transfer, aba aje abakinnyi Burundi no mu Rwanda, za Kenya n'abakinnyi ubwabo turavugana. Yakoze Joshua kumfata video nziza nk'iyi, nakoze kwireba, ni utarakana subscribe bikore nonaha, hit the subscription button. Ibintu bigende neza cyane, Imana barinde kandi bamugisha. Utwa Lorenzo Christian Musanga Mfura, iyi ni Lorenzo Info. Bye.